Ese wigeze gukunda umuntu ukamuha umutima wawe wose ariko bikarangira aguhemukiye? Muri iyi nkuru irimo amarangamutima menshi, umukobwa aradusangiza urugendo rwe rw'urukundo rwatangiye ari rwiza cyane. Yizeye ko yabonye umuntu uzamubera byose. Ariko uko iminsi yagiye ishira yatangiye guhura n'ibibazo, kubeshywa, gucibwa intege no kubwirwa amagambo amubabaza. Yihanganiye byinshi kubera urukundo, kugeza igihe amenyeye ukuri guteye ubwoba. Kwatumye agira depression ikomeye cyane. Ese niki cyabaye? Ninde wamubabaje? Kandi se nyuma y'ibyo byose yafashe uwuhe mwanzuro? Reba iyi nkuru kugeza ku musozo wumve isomo rikomeye. Ndibuka umunsi namenyanye nawe, numvaga ari umuntu Imana yanyohereje. Yanyeretse urukundo ntari narigeze mbona, ampamiriza ko nkiri umukobwa mwiza w'inzozi ze. Naramwizeye ndamukunda birenze kuko nakundaga ubuzima bwanjye. Ariko uko iminsi yagendaga ishira, ibintu byatangiye guhinduka, yatangiye kumbeshya, kunyirengagiza no kumpisha byinshi. Hari igihe nararaga ndira nibaza icyo nakoze kugira ngo mpabwe ububabare. Gusa nakomezaga kwihangana kuko numvaga urukundo rusaba kwihangana. Byageze aho menya ukuri kutari koroshye kwakira muri njye. Umuntu natekerezaga ko azambera umugabo wanjye yari afite indi sura ntari nzi. Ibyo namubonagaho byose byari ubuhemu. Nari narabenze umuhungu hashize imyaka 3 muhakaniye kuko tutabana nawe mu kunyihimuraho yohereza uwo nguwo nta gahunda afite y'urukundo, ahubwo ari kuri misiyo yo kumbabaza gusa. Uwo munsi nabimenye, umutima wanjye warasenyutse cyane, numva ntaye icyizere cy'urukundo. Ndagira ngo munyakire uyu mutwaro, mungire inama kuko kwiyakira byaranze